Igice cyatambutse mu nkuru y'igikomere twasize Ethan yararimo abwira Kiara ati Kiara niba uzanywe n'ibintu bya Era hano nsohokera muri office. Ese aho byarangiriye he? Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyere kuri abangaba bombi babiri. Kiara yitegereza Ethan kamwe ati Ethan naje hano utamamagaye, naje hano ntaguhamagaye, naje hano mbishaka, nta mugozi wanshizemo. Sinsohoka muri office yawe njye nawe tutavuganye. Ethan ati Kiara ndahamagara abashinzwe umutekano bagusohora. Arahamagara Owen akaza akihashika abona ni Kiara aramuramutsa akavuga ati long time umeze neza se? Kiara ati yego meze neza. Nta bintu byinshi baravugana. Ethan abwira Owen akavuga ati nsohorera Kiara. Owen ati boss bakomeje se? Ntabwo ntatinyuka n'abamusuzugura. Undi ati uramusohora nangwa uve mu kazi. Kiara ati mwirukane nkamwe. Utekereza ko isano umushashuranye nananirwa kuzimuha? Owen igenda nyine kuvugana na Ethan si ngombwa. Owen biramucanga kabura uyumvire n'uwereka. Ethan abona ko Kiara yamara amaje nta plan yo kuva aho ngaho afite. Arakamubwira ati okay ngaho fine ngaho tuvugane mbwira. Ngati sekare rwose wigiraga ibiki? Ngaho mbwira ahubwo ufitanye iki kibazo n'umugore wawe ku buryo nyine wowe nawe mubana nkaho mutaziranye mukabana nk'ameza n'intebe mu nzu? Intebe n'ameza nibyo bibana mu sitting room bitavugana. Ariko Ethan irebe ukuntu usigaye usa. Umuntu ufite isende nk'izawe, umuntu ufite kampani ikomeye nkawe, gute yitwara kuriya? Niba ufitanye ikibazo n'umugore wawe mwakicara mukakiganiraho mukagikemura, si ngombwa ngo mubane nk'iki se. Mbuze n'ukuntu mbivuga. Ufitanye ikihe kibazo na Era? Ethan ati ntekereza ko waje hano byose yabikubwiye. Ahubwo mbwira n'icyo ushaka kumbwira n'icyo ushaka kumbaza. Kiara ati Ethan nta muntu wiha urubyaro. Imana niyo itanga urubyaro. Ntabwo wakabaye urakarira umugore wawe kuri iyi level. Ethan ati Kiara ndabyemera Imana niyo itanga urubyaro 100%. None kuki yambeshye? Ese yatekerezaga ko ikinyoma kiwe kitazigera kijya ahagaragara? Kiara ati reka nemere wenda ko yakubeshye. None se yaza kuba yarakubeshye wenda yagera iwawe iyo ndakanayisama, wari gutekereza ngo wari kuzigera umenya ko yakubeshye? Wari gukomeza ukamukunda nk'umugore wawe? Rero n'ubundi na nyuma y'uko ubimenye akaba yaragusabye imbabazi komeza umukunde ko n'umugore we mwarasezeranye ntahantu uzamushyira. Afite uburenganzira mu muryango w'iwanyu n'umugore wawe bizwi, isi yose irabizi ko ari umugore wawe. Ethan Era aragukeneye, akeneye kumuba hafi, akeneye kumwereka urukundo, akeneye kumukunda, akumbuye wowe wa kera. Nyabone kumvira umugore wawe. Ethan ati Kiara
biragoye pe. Nsigaye numva mwanga, mba numva nashaka kumubona, mba numva nashaka ko sinzi ari bishoboka ahubwo yamvira mu rugo akagenda, mba numva ahubwo nanarumusigamo nkagenda nkajya kubiyo aho ndazigira nongera kumureba, kuko iyo mubonye anyibutsa ko yangize ikigoryi, anyibutsa ko yangize igishushushungwa neza kambeshya, anyibutsa ibinyoma bye. Ati noneho karabaye, ukumva ko ikibazo mufitanye kizakemuka gute wumva wamuhunga? Nose ubundi uwo mwana muzamubona gute umutera umugongo? Nta kintu n'iki na kimwe kikibahuza. Mwakomeza mugatrayinga, hari wenda Imana yazaba blessing ikabaho umwana. Ese undi mwigeze mujya kwa muganga ngo murebe ko atari wowe waba ufite n'ikibazo, ko wasanga umugore wawe unamubeshye, wasanga we nta n'ikibazo afite ahubwo ari wowe ufite ikibazo? Epana aravuga ati Kiara ngeze aho ngaho njyewe ngira ikibazo se? Njye nta kibazo nigeze ngira, njyewe nta kibazo ngira, ntera inda bigakunda. Kiara ati wabibwiwe n'iki gutera inda? Hari umwana wabyaye hanze ufite? Ati njye nta mwana nabyaye hanze, ariko inda naraziteye nubwo zitavutse. Kiara ati yewe mwese muri bamwe, nta mugore nta mugabo. Sana ati twese turi bamwe gude. Undi ati nivugiraga. Ibyo wabwirwa n'iki se? Wenda baranakubeshyaga, izavagamo ntago zari zawe, uzajye kwa muganga. Ukwiye kujyana n'umucyara wawe mukajya guhura na doctor akabakorera check up, mukamenya nyine ikibazo kiri. Wasanga muri n'abazima ahubwo nyine ari uko bitarakunda. Nusa abantu bose babanye niko bahera ko babyara, ntago ariko bose bahera ko babona nyine umugisha wo kubyara. Ukwiye kuba hafi y'umugore wawe. Epana turamunda sinuga, ndati nyamara ushatse wabyumva. Ibi ngibi ni inyungu zawe n'umuryango wawe ndetse n'abazagukomoka, rero bikigira gutyo. Epana ati biragoye, ahubwo ndaje nshaka undi mugore, sinzabura umukobwa umbyarira we. Kiara ati keretse ahari ugiye wayitera bikanga, ahubwo bakazakugerekaho nangwa se bakazakubeshya ko umwana ari uwawe kandi atari uwawe. Se ubwo bazakomereka bingana iki? Nyuma yaho waranze nabura kuba hafi y'umugore wawe ngo murebe niba mufite n'ikibazo, ufite amafaranga mwakivuza, ariko uwo mwana akaboneka ko ufite amafaranga kumariye iki? Kuki udafata umugore wawe akaboko ngo mugende mujye kwa muganga murebe niba hari ufite ikibazo, banabavure mukire ariko mubyara? Mana yanjye, ufunga umutwe, ndumva nanagutamwe njyewe. Ati wantamwa warorera mbwiye iki? Ntacyo uri bongere. Gusa ikintu ndi bukubwire ni iki Kiara, nta mwanya mfite hano nzigera mbona. Niba yaranaguta ndakwinginze uhereye uyu munsi, niba ushaka ko njye nawe dukomeza kuba inshuti tugakomeza kuvugana, sinshaka kuzongera kumva umbwira izina era mu matwi yanjye. Ibibazo mfitanye n'umugore wanjye ni ibibazo byacu, Kiara wibyivangamo. Uriya mukobwa yaramfurinze, uriya mukobwa yangize nk'igikinisho cye. Sibura n'umukobwa n'umugore. Rero mbabarira rwose Kiara, nifitiye byinshi byo kwitaho, nifitiye byinshi byo gukora, ntago mfite umwanya wo kujya wo kwirwa nirutse inyuma y'umugore ngo twagiye ngo ku hospital ngo bajye kuranga ikibazo dufite. I don't have that time.
sinzabura umukobwa umbyarira kandi rega nawe urahari wese ntiwambyarira Kiara atega uko abakobwa bakowe njyewe Kiara aha urabeho ndagiye ahubwo yarahira ko yigendera aragenda direct akajya kureba Ella aho yamusize usanga n'ubundi agihari yicaye mutegereje ndati nizere kutarambiwe cyane kandi n'ukuri wibare kuyangana Ati uko byagenda kose icyo byansaba cyose nagikora niyo byansaba kwicarana umunsi wose ariko ikibazo mfitanye n'umugabo wanjye kigakemuka nahicara Kiara yitegereza Ella akabona afite umubabaro mwinshi muri we akabona agahinda ni kose kuri we aramubwira ati Ella narababaye pe undi ati ndabizi yarati rero dukwiye kumwegera ntago kano kanya yanyumvise ariko nzakomeza kugerageza basi reka dukomeze tugerageze turebe ko nabura azagira aho ngaho akakumva wenda mukaba mwanajyana kwa muganga nangwa se munabanye neza mumeranye neza mwakomeza mukagerageza wabona Imana ibakoreye igitangaza mukaba mwabona umwana kuko nyine ukuntu mumeranye ntibigaragara ko nta kintu na kimwe mugihuza kandi ubwo urumva abantu badahuza se mwabwirwa n'iki niba wenda no muri iyi minsi mutari guhuza ko byari gukunda ako kanya telefone ya Kiara irakisona akitaba mu kwitaba abwira Ella ati Ella sorry rero ndagiye umuntu mpamagaye turaza gukomeza tuvugane kuri telefone ariko nyine werera umugabo wawe imbuto ucire bugufi akubwire nabi ntubyiteho utangire nyine umwiteho birenze ko wamwitagaho mbere by'umwarurira ibintu byose ntugatubere undi muntu ubikora uretse wowe ashaka kuzagira aho ngaho umutima ugacururuka Ella turakoze cyane Kiara ndati nta kibazo kandi nonyine rabyumamagaye kandi yenda guturaza kuvuga nyine turaza kuvugana ndahira akagenda ajye kureba Rim akimugeraho sanga Rim ahagaze afite n'ururabo ubona yishimye afite umunezero mu maso asa neza afite ukuntu amwenyura bisa neza Kiara aseka gateko Rim kubera iki ufite indabora ugiye he werekeje ugiye gutera ivisi ati se shanda tera ivisi kereka niba unyemereye ngo nditere nonaha Kiara ati yewe gabanya imikino se ahubwo se ko mbona ufite ururabo rujyanye aramuramutsa kimara kumuramutsa arakamuhereza rwa rurabo Kiara ati n'urwanjye ati yes of course umva rundi wundi ukwiye ururabo n'urwawe ati wow thank you ahera akamureba mu maso akamubwira ati Kiara ntabwo nshaka kongera kumara isegonda nangwa se umunsi nangwa se amasaha nakubwiye ikindi ku mutima
bwa mbere nkubona watumye umutima wanjye utera cyane, nubwo wari utorohewe nabonaga wagira ngo ufite ibibazo, ariko narakubonye numva ndagukunze. uzi ikintu cyambaye nyikubona, umutima wanjye wateye byihuse, n'ubwa mbere byari bimbaye, mbanza no kugira ubwoba, ariko nihagararaho nk'umuntu w'umugabo. ntabwo nshaka kongera kuguhisha ko ngukunda, kera ndagukunda. umutima wanjye nabanje kugira ngo ahari ni bimwe by'agahararo, ndabanza ndatuza ngo ndebe niba koko ngukunda, ariko nasanze umutima wanjye uri mukuri. wakanguye amarangamutima yanjye mu buryo budasanzwe. singiye kuvuga ngo niwe mukobwa wa mbere nkunze, ariko wowe byabaye mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Kera sindi kukubwira ibi ngo nawe here kunkunda, nawe fata igihe cyawe, ahari wenda nawe ubanze ubitekerezeho nk'uko nanjye nafashe igihe cyo kubitekerezaho. niwumva wahamanya n'umutima wawe neza ko nkunda, uzabimbwire, icyo byasaba cyose nzagikora. yewe nzanategereza. Kiala Tilim. ninaniwe. humurerega kuko wakunze nawe ugukunda. nyuma y'ibyo nanyuzemo, nyuma y'uburibwe nahuye nabwo, nyuma yo guhemuzwa n'abo nari narizeye, bagatenguha icyizere cyanjye n'umutima wanjye wose, numvaga ntazigera nongera gukunda. numvaga nta mpamvu n'iyi n'imwe mfite yatuma nongera kujya mu rukundo, ariko izo mpamvu warazimpaye. wampaye impamvu irenze imwe, wampaye impamvu ibihumbi zo kugukunda. none se nkubwire ngo wari warantindiye, ahubwo nari nsigaye mfite ubwoba ko naba nsigaye ngukunda wowe utankunda, mfite ubwoba ko nkwitayeho utanyitayeho. Nirani ntabwo yihangana, ariko aho birakiyana akambwira ati Kiala, nduhuriye umutima, untuye umutwaro nari nikoreye, nibyo se koko urankunda? ati yego ndagukunda, ndagukunda pe, nta mpamvu yo kubesha, nta mpamvu yo kuvuga ngo ngiye kubitekereza. ndabitekereza yigize. I do love you and I love you more. ntabwo nzi uko byaje, sinzi uburyo byatangiyemo, ariko icyo nzi ni uko ngukunda. ndagukunda ni ukuri, ndagukunda pe, umutima wanjye wose. ati wawe, ahera akamufata ukuboko akambwira ati sasa tujye kubinywa, tujye kubicelebrating. ahera ko bagenda bazenguruka ahantu henshi cyane pe, bari kumwe bafatanya akaboko ku kandi,
ubona banezerewe, ubona bishimye, bajya mu birori, ahari ibirori hose bakajyayo benjoyinga, ahari umuziki wose, mbese bamarana umwanya munini. Ubona ibintu byose ari umunezero. Tuve kuri abo ngabo twigire kuri Jordan, twigire kuri Joram ndetse n'umugore we Sky. Sky yicaza umugabo we kamubwira ati ariko se Joram, maze iminsi mbona keya zawe pe, ariko mfite umutima uhagaze. Ndatubwo urashaka kumuhungabanyiriza umwana utwite. Uhangayikishijwe n'iki mugore mwiza? Joram ndahari. Igihe cyose unshaka mba available. Ikintu cyose ushaka nyiguhera ku gihe. So ufite icyo kibazo rero mugore wanjye? Mugore wanjye mwiza nkunda, byakugendekeye bite? Sky ati mfite ubwoba. Ese basi nizere ko kano kanya uri kunkunda bya nyabyo? Ariko n'ubundi ndagukunda. Sky ati oya, niyo wankunda ntabwo wankunda nk'uko ukunda Kiara. Joram ahera ko yiyunamira, abanza agatekereza, abwira umugore we Sky, akamubwira ati Sky, ndabizi uhorana ubwoba, utekereza ibintu byinshi. Nakubwiye ko ntazigera nkubeshya mu buzima. Nibyo Kiara ndamukunda pe. Ariko Kiara yarampakaniye. Yambwiye ko nkwiye kukwitaho, ambwira ko nkwiye kugukunda, ambwira ko nkwiye kukuba hafi. Ibyo rero nibyo ndi gukora. Sky ati muri make ibintu byose unkorera kubera ko Kiara yabikubwiye. Sky biramubabaza, gira umubabaro, ariko ntavuga akicecekera. Joram arabibona ko umugore we ababaye, aramwegera akamubwira ati Sky, umwana utwite ni innocent, ntabwo agomba kuba victim y'ibyo uri kunyuramo. Nubabara urababaza na bebe, ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Wowe uramfite, twarasezeranye ndi umugabo wawe, tubana muri iyi nzu, ntabwo nyibanamo na Kiara. Ntabwo wakabaye ubabazwa nuko nkubwiye ngo ndamukunda. Sky atari ko se Joram, ari wowe njye, ari wowe ndi kubwira ngo mfite undi mugabo nkunda kandi nzi ko mbana nawe. Wabyakira ute? Ibaze nkubwiye ngo kuba nkwitaho ibyo nkukorera byose nuko umugabo yansabye kukwitaho. How can you feel? Joram ati ndabizi byahungabanya umutima wanjye ndetse na feelings zanjye, ariko nyine nanone nabyumva. Sky ati ntabwo wabyumva kubera ko ari wowe, kubera ko bitakuriho, niyo mpamvu atabyumva. Gusa Joram ndarambiwe pe. Ese basi nzagende mve hano, ngende njye n'umwana wanjye tujye kuba ahantu kure? Ngende ahari wenda nicyo kintu cyakubera cyiza.
igihe cyose gishize n'uyu munsi ntabwo ndabasha nabura kugira icyicaro mu mutima wawe. Ese niki Kiara yaguhaye? Niki yaguhaye ntaguhaye? Ese ni ikihe kintu yagukoreye ntabashije kugukorera? Basi mbwira Joram, ni igiki nakora ngo ubu wanjye njyenyine? Ese ni igiki nakora umutima wawe nkawigarurira? Ni iki nakora koko Joram? Erega ndabibona byose ukora mba mbibona, buryo unyitaho ndabibona, ariko still umutima wawe ntabwo ndiho, ufite ahandi hantu wibereye. Ese narakosheje kuba naraguhisemo? Kuki ibi nabimenye na mbere hose? Kuki ntigeze ngira ubwenge? Kuki nigeze ntekereza kabiri koko? Sky yahera ko yubika amaso, amarira akazi akaba menshi, agashaka kwiyumanganya ngo ntarire, ariko bikanga bikaba iby'ubusa, agasuka amarira avuga ati Joro, ntabwo wakumva ukuntu ibi bintu bimbabaza, ntabwo wakumva ukuntu bintesha umutwe, ntabwo wakumva ukuntu bituma mborana umutima uhagaze. Iyo ndyamye sinsinzira, ndarya ntibingera ku nzoga. Joro, muzi ko njya nicara nkatekereza ko umunsi umwe uzantana ukagenda, mba numva igihe kizagera uzaduta ukagenda. Ndabizi ko yarakubwiye ngo ngwino tubane wagenda, basi genda, genda ndakuboye pe, genda njye n'umwana wanjye tuzabaho, mwana wacu nzamwita, aho kugira ngo dukomeze kubana utankunda, umutima wawe wikundira Kiara. Genda, genda ujye kubana n'umutima wawe ushaka. Ndahira akafata telefone agahamagara Kiara, akamubwira ati twahura, ndumva njye nawe twahura. Ndetse se twahura ryari? Nonaha? Sky ati byaba byiza duhuye none, ndumva njye nawe dukeneye kuganira. Ndetse ngusange mu rugo? Ndati oya, ahubwo mbwira ahantu uri, njyewe mpa gusange, kuko ni njye gukeneye ntabwo ari wonyine. Ndetse ariko urakuri, reka ngusange mu rugo. Ndati oya, mbwira ahantu uri. Ndati okay, reka nze nkohereze location y'ahantu ndi uhansange. Ndati nta kibazo. Ahera akakupa agahaguruka, yenda akitegura, ahindura imyenda yari yambaye, ubundi agasohoka. Joro muramubaza ati ubundi uhamagaye ndugiye? Sky aramwihorera, agasohoka akigendera, aragenda akajya kureba Kiara, akamusanga ahantu abari, gera akamuramutsa, akicara. Kiara ati umeze neza? Ariko wambwiye nkagusanga mu rugo. Ndati meze neza, gusa byose nabikoze kuko ari njye wari ugukeneye, rero nagombaga no kuza kugusanga aho uri. Ahubwo se ufite umwanya uhagije ko nkeneye ko tuganira?
Kera ati yego ndawufite. Meze neza se ahubwo inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese n'ibikitsika yagiye kubwira Kiana? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Igikomere, njyewe nitwa Obvious, ninjye wandika kandi ni nanjye wibagezaho.